tubaha ikaze abakunzi ba Power TV show ndetse namwe mudahwema guhora mudukurikira buri gihe buri ko dushize ibiganiro kuri Power TV show muhita mubireba muri abambere ndabizi. Abakunzi bacu mumaze kuba benshi, turabashimira kuba mukomeje kudushyigikira, bitwereka ko ibintu dukora bibanogeye muri rusange. Ndashimira mwe mwakoze subscribe ndetse n'abatari bayikora, nzi neza ko niba bareba iki kiganiro nzi ko bari busige bayikoze. Turabiginze mukore subscribe, abari support ikomeye muri kuduhereza, kuko tuba dushaka kugira ngo ibintu twashizeho, amakuru twashizeho, ibiganiro byose tuba twashizeho ndetse n'ibindi bintu bitandukanye yo mu birebye abari ibintu bidushimisha, biba bigaragaza ko ibyo dukora muba mubikunze. Yes, tumaze iminsi tubereka inkuru z'ukuntu bari kujyana abantu babavana mu nkambi ya Gihembe babajyana mu yindi nkambi yitwa Mahama iherereye mu karere ka Kirehe Iburasirazuba. Hano muri kubona amakwasteri y'umweru ahagaze muri gare. Ikintu dushaka kubabwira ni ukuntu bitewe n'urugendo bari kujyana abantu Mahama, noneho uyu munsi batangiye kujyana abantu muri Amerika. Ni ibintu bya bimaze igihe kirekire bitabaho kubera iminsi ya corona, byari byarahagaze, ariko bitewe n'ukuntu uri kugenda igabanuka biri kugenda bigaruka, abantu bari kongera kugenda. Ikintu wenda twashatse kuvuga kuri uyu munsi ni ukuntu turi kwibaza ukuntu iyi nkambi igiye gusigara. Bamwe bari kujyanwa i Mahama, muri kubibona imodoka ngizo, abandi bari kujyanwa muri Amerika. Ese Gihembe hazasigara gute? Ese iyi nkambi ifite imyaka 5 cyangwa imyaka yindi myinshi imbere? Ni ibintu turi kwibaza. Ese twese uko duhari bazajyana bamwe Mahama abandi bajye muri Amerika cyangwa? Ariko wenda kuba bafite amadosiye bari kugenda bajya Mahama ni ibintu byiza, nabo bari kujya bagira Mahama bakabatwara. Bamwe bagiye bava hano bakajya Mahama, umuntu afite nk'akadosiye bari kwagera n'ubundi bagakomeza bakamukorera bisanzwe. No kuvuga ko n'ubundi ntacyo byahungabanya kuri dosiye y'umuntu kuba yavanwa mu nkambi ya Gihembe ajyanwa Mahama. Ubu turi kwibaza se byifashe bite? Ubundi hari ikintu turi kwibaza n'ubu tutari twabonera igisubizo. Ase twese bazatujyana cyangwa? Ako amakuru dufite muri iyi minsi nuko nkuko bigaragara bisa nkaho ari ubwa nyuma bagiye gutwara abantu bagendeye ku makaritiye, ahubwo bagiye kuzaya batwara abantu noneho bagendeye ku muntu ufite inzu ifite ikibazo. Nimba inzu yawe isakajwe ishitingi, barajya bagutwara, kuko ishobora kuba ifite nk'ikibazo kimwe, wenda iyo shitingi iva ntago byemewe kongera kugira ngo baguhe indi shitingi cyangwa indi bate. Ahubwo ibintu biri byo bikorwa ku bantu nk'abo no guhita babafata bakabajyana i Mahama, kuko ho hari amazu ameze neza y'amabati. Ubwo ayo niyo makuru twari dufite, niyo makuru dufite ubu, kuko n'ibintu byiriwe bitangazwa hano mu nkambi ya Gihembe. Umuntu wese ufite inzu ifite ikibazo nta kubaka, mbese muri make mu nkambi nta muntu wemerewe kubaka, kuko ibihe byo kubaka mbese byararangiye. Ubu nuko kuba ufite inzu ifite ikibazo ukajyanwa Mahama. Ndetse n'abakomeza kuba bafite amadosiye baracyabakorera. Mu minsi ishize abantu bagiye i Kigali, ubu tuvugana cyangwa se ubu uri kureba ikiganiro turi ku munsi wa 2 ku tariki 11. Hari abantu bari i Kigali bagiye ku cyumweru gishize, nabo bari muri process zo kugira ngo bajyanwe muri Amerika. Ni ukuvuga ko ibintu byo kujyana Mahama ntago biri guhagarika ibintu byo kujya muri Amerika cyangwa se dosiye y'umuntu. Ikindi ni uko abantu bari kwishimira cyane ko bari kumva amakuru y'uko ari abantu benshi bagiye kujyanwa muri Amerika. Ubwo nkuko bigaragara n'ubundi nane ko bimeze, kuko abari baravuye nk'Kigali kera babonye ibyabo byongera kubyuka. Hano uyu mu minsi yashize bajyanye karitiye ya mbere, muri kuyibona ngaho hose muri kwareba hakurya. Uri kubona amazu arimo ni make, hari nandi bari gusenya hano muri kuhabona. Ukumva karitiye bamaze kujyana amakaritiye menshi, amakaritiye agera muri 3. Kwa 4 hari kuzagenda abandi, ariko bitewe wenda na gahunda ihari yuko ngo ari umunsi wa konje, bazagenda kwa 4 w'ikindi cyumweru.
dukomeza gukurikirana amakuru y'ibintu bishyashya bitandukanye bizaba bibera hano mu nkambi ndetse no mu zindi, kuko niho iwacu. Tubagezeho ukuntu babyifashe kugira namwe muba mutahabaye mumenye amakuru yaho, kuko biba ari ingenzi kugira ngo umenye amakuru y'ahantu havuye, waba uri muri Amerika cyangwa mu bindi bice bitandukanye. Ufite amatsiko yo kumenya abavandimwe wasize kuntu babayeho ndetse n'ubundi buzima busanzwe kuntu byifashe. Tugenda tubagezaho ubuzima busanzwe bw'abantu, tukabagezaho cyane cyane noneho imyidagaduro. Tunashimira abantu bakomeza gufasha bagenzi babo basigaye mu Rwanda mu nkambi zitandukanye, kuko aba ari ibintu biri ngombwa kugira ngo ufashe umuntu wasigaye. Iyo ubonye hari ahantu ugeze, biba ari byiza kugira ngo ufashe aba hano wasize tu. Yari Power TV show, turabashimira kuba mukomeje kudushyigikira rwose ni ibintu byiza. Abafana bacu turabakunda cyane, mujye muduha ibitekerezo, ibintu mubona twakongeramo, aba ari ibintu byiza kugira tubagezeho ibintu mushaka ndetse biri quality. Mujye mukomeza muduhereze ibitekerezo, ahantu turi gukora nabi mutubwire ati hano muri gukora gutya ntago ari byiza, mukore gutya. Nimero zacu za WhatsApp wazibona muri description ya buri video yose dushizeho. Tugenda dushyiraho nimero ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Wareba nimero zacu ukaduhereza igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inkunga kugira ngo Power TV show dukomeze kwegera imbere, kugira tukomeze tubagezeho ibintu byiza bitandukanye. Nge nari M-Flow. Yes, mukomeze mudukurikirane, musharing ibikorwa byacu, muduhereze ibyo bitekerezo. Turi kumwe kandi turabakunda cyane. Mukomeze mudushyigikire muri byose. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Turi kumwe. Ciao.